Ndizera ndashidikanya ko muri amahoro, ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze by'umwihariko mwe mukunda amateka n'ibigwi bitandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe nk'uko mwabyifuje muri benshi nk'uko mwabidusabye, amavu n'amavuko, amateka n'ibigwi by'umugorozi Martin Luther. Ni biki byamuranze? Tugiye kubiva imuzi n'imuzingo mu buryo bw'incamake maze uze kugira byinshi umumenyaho. Umugabo w'intwari, umugabo wakoze byinshi mu gihe gito, njye wabikwegeranyirije kandi ugiye kubikugezaho nk'uko bisanzwe. Nitwa Tuyisabe Nelson, nguhaye ikaze. Martin Luther, umuhungu w'imfura w'ababyeyi bitwaga Margaret na Ansel Luther. Aba babyeyi bamwibarutse ku wa 10 Ugushyingo mu 1483. Luther yavukiye mu bwami bwera bw'Abaroma. Bukeye bwaho yarabatijwe. Hari ku munsi mukuru wa Mutagatifu Martin. Ise wa Martin Luther yari umucukuzi w'amabuye y'agaciro n'ay'imiringa. Ise yifuzaga ko umuhungu we yaba umunyamategeko. Byatumye yohereza Martin Luther mu mashuri y'Ikilatini. Martin Luther ku myaka ye y'ubukuru 18 hari mu 1501 yinjiye muri kaminuza yitwa Erfurt. Yabonye impamyabumenyi y'ikirenga mu 1505. N'ubundi nk'uko ise yabyifuje ko yazaba umunyamategeko, yize amategeko ariko si yayasoje. Martin wize muri kaminuza ya Erfurt yabaye umufurere, umupadiri, umuteolojiya, umwanditsi, umuprofeseri, ndetse uyu yanditse ibitabo byinshi, ariko noneho yandika ingingo 95 zanengaga imyizerere ya Kiliziya Gatolika. Yanditse ibitabo byitwa Umudendezo wa Gikristo, igitabo cyitwa Imbata y'Ubushake, maze mu 1505 yinjiye mu muryango w'Abamori aba umufurere. Yahawe inshingano mu 1507 atangira kwigisha muri kaminuza Wittenberg, maze mu 1512 agirwa umwigisha wa teolojiya. Martin Luther mu 1510 ngo yasuye i Roma, ndetse ngo atangazwa nuko yahasanze ngo uburyo bakoraga. Mu 1517 yasohoye ingingo 95 zinenga abapadiri. Mu 1519 kugeza mu 1520 yandika udutabo tw'uruhererekane duteza imbere ibitekerezo bye. Martin Luther mu 1534 yasohoye igitabo cyuzuye cya Bibiliya mu rurimi rw'Ikidage. Byari ukugira ngo ururimi rw'Ikidage rutere imbere kandi bihindura abantu benshi, cyane ko byanagezweho iyi Bibiliya yarasomwe cyane mu Budage n'abandi bantu bumva uru rurimi. Kuvukira mu muryango ukennye cyane byaramwigishije cyane kandi bimutera imbaraga no guhirimbanira ku byo yagezeho, ku buryo no kubona amafunguro byamusabaga kuririmbira urugo ku rundi. Luther bivugwa ko ibi byose yabikoze mu myaka 62 yonyine, dore ko ariyo myaka y'uburame bwe, dore ko 1546 yaburiwe irengero. Yewe uwavuga iby'ubuzima bw'uyu mugabo bwakwira bugacya, ahubwo nkundira tubicumbikira aha. Twagerageje kubivunagura kugira ngo ubyumve neza kandi umenye uyu mugabo w'igihangange ku isi. Ibi twavuze n'ibindi tutavuze byose twabisanga mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye cyanditswe na Ellen G. White, nawe twavuze amateka ye. Uzasome Intambara Ikomeye mu cyigisho cya 7 n'icyigisho cya 8, byose uzabisangamo. Njye nitwa Tuyisabe Nelson.